So guys ibihe byiza cyane rero kuri mwe mwese mudahwema kutugaragariza ndetse no kutwereka yuko tubana bya buri munsi ino nakaba ari umwami w'umwana official of course njye nkabandi umwami muto cyangwa se unyite musaza wabo Simba. So guys tugiye kurebera hamwe rero ikintu cyangwa se ibyo uwo twakita Rayvanna wahoze abana na Harmonize ndetse muri rebo ya Wasafi ikintu yaba yatangaje nyuma yo kubona uwo twakita Diamond Platnumz Biyunze. Ese uyu nguyu Rayvanna yaba yabivuze hiki? Ese Rayvanna we yabivuze hiki? Ibi ngibi nibyo tugiye kurebera hamwe tureba ngo Rayvanna vipi. So guys don't miss people, reka nkwitse gukanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo ujye ubasha kujya ubonera ku gihe amakuru yacu buriko tuyabagejeje hose. Papa ndababwiye ngo iyi mihanda papa. So guys no kuvuga ngo uwo twakita Rayvanna yaje kubigarukaho yabigarutse ku munsi w'ejo ku isabukuru ya Harmonize agaragaza ibyishimo byari byamurenze kubona abo twakita abo bari bameze nk'abavandimwe basubirana. So guys kanze tubigarukaho mu buryo bwembetse my people, reka nizere ko bumeze neza gusa nababwiye ngo iyi mihanda papa. So guys nkuko mubizi rero ni ukuvuga ngo uwo twakita Rayvanna, uwo twakita umuhanzi nka Rayvanna nawe yasezeye muri rebo ya Wasafi. Tugiye kurebera hamwe icyatumye nawe avamo. Harmonize we turabizi, ese Rayvanna we yavuye mate. Rayvanna yabigarutseho rero ubwo ku munsi w'ejo ubwo yari mu kiganiro nabwo yari ku isabukuru ya Harmonize yabigarutseho ubwo yavuga guti amahoro arongera araboneka hagati y'abano bajama uko ari babiri. Kuyunga kwa Harmonize rero na Diamond Platnumz byateye ibyishimo Rayvanna. Ese we yaba yaravuye gute muri Wasafi? Ibi rero nibyo ngiye kubabwira. Rayvanna rero yagaragaje ko yishimiye cyane bikomeye cyane by'akataraboneka amahoro yongeye guhinda hagati ya Harmonize ndetse na Diamond Platnumz wahoze ari umuyobozi wabo. Baje gutandukana bose ubu ngubu ntago bakiri muri rebo ya Wasafi. Rayvanna we ntago yigeze inshuro nyinshi yagiye agaragaza yuko nta kibazo cyaba kiri hagati yiwe na Diamond Platnumz, ariko se koko niko kuri? Murabizi neza uko bahanzi bagendaga batangira ni nako amasezerano yabo babaga bafitemo amasezerano. Diamond yajyaga kugusinyisha akaguteramo amasezerano y'imyaka 10. So muri aba bose rero ko bavuyemo nta numwe wigeze wuzuza amasezerano y'iyo myaka, kandi hagomba kuba hari ikiguzi kiri hagati yo kuba waravuye muri Wasafi amasezerano atuzuye. Inkuru rero navuga yuko ubungubu kugeza ubungubu bigezweho mu myidagaduro ikaba ari yuko Harmonize nyiri Konde Music World na Diamond Platnumz nyiri Wasafi bongeye kwiyunga. Inginiye nkuru iri mu myidagaduro ahantu hose papa. Iyi ngiyi navuga ko akaba ari nyuma yuko kwiyungana nyuma yuko batandukanye ndetse Harmonize akishyura akayabo k'amafaranga agera kuri miliyoni 229 ndetse kuva icyo gihe abari nk'abavandimwe bitangira kugenda bahinduka abahanzi umwe. Kwa kundi hakazamo n'ibintu bijyanye n'amabeef, hakazamo ibintu kandi ubundi murabizi neza ubundi twageze ngo tugira ngo Diamond na Harmonize baravukana murabizi neza Diamond yavuze yuko nazucubwe yarabitangaje avuga ati nta muhanzi muri Wasafi nabonye w'umuhanga nka Rayvanna. Ibyo ngibyo rero ni ibintu byagiye bigarukaho cyane kuko bemeze nk'abavandimwe. Ni nyuma yuko rero batandukanye amaze kumuca miliyoni zigera kuri 229 ndetse kuva icyo gihe abari nk'abavandimwe bagatangira kubaho nk'abahanzi ku buryo bwumvikana nyine ku buryo bwagendaga bwumvikana mu biganiro bigiye bitandukanye bagiye bagira. Rero hajya habonekamo ihangana ryabo ryari rimaze imyaka irenga
itanu rikaba risa nk'iryageze ku musozo bigezweho ni ibintu byagezwemo uruhare n'uwo twakita perezida wa muri Tanzania witwa Samia Suluhu niwe wabahuje mu nama idasanzwe yabereye mu mujyi wa Dar es Salaam niwe wabahuje wabonaga ko ari video aba bavandimwe bishimye ubona bari guseka ubona ari rwose biyunze ni amakuru kugeza n'ubwo bakirimo kuvuga mu myidagaduro hirya no hino muri Afrika ni ibintu byiza cyane rero byaje gushimisha uwo twakita Rayvanna nawe wahoze bakorana muri Wasafi so no kuvuga ngo rero ukuntu bino bintu byestaye bishatse kuvuga yuko bano bajama anytime bakongera bagakorana bakaba badutamo ikintu gihambaye cyane uko Rayvanna rero byamukoze ku mutima kubona abo yise abavandimwe bongera kwihuza cyangwa se bongeye guhuza amaboko ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe n'amagambo Rayvanna yatangaje ku isabukuru ya Harmonize ubwo yuzuzaga imyaka 30 y'amavuko papa wanje mu butumwa Rayvanna yashyize hanze yifuriza isabukuru nziza y'amavuko Harmonize wari wujuje imyaka 30 ku itariki 15 Werurwe yagaragaje yuko yishimye cyane yifashishije ifoto ye ari kumwe na Diamond Platnumz ayiherekeza n'ubutumwa cyangwa se kwa kundi bandika amagambo ubutumwa bugira buti buri nsinzi yose y'ikiremwa muntu iba ifite urufatiro ariko nk'ikiremwa muntu ntidushobora gushimwa cyangwa se tukumvikana cyane iyo hagize imbogamizi nyine zije hagati yacu biba bigoye kubona twakumvikana mu gihe haje ikintu cyitwa nk'imbogamizi ziza hagati yacu zizamuka mu buzima bw'umuntu cyangwa se mu buzima bwacu ugasanga hajemo ibintu bijyanye n'imbogamizi biba bigoye yuko nyine bya iki n'iki si mubyumva yongera avuga yuko ntabwo byari ngombwa yuko yavuze yuko bitari ngombwa yuko akoresha ifoto ku isabukuru yewe y'amavuko ariko ayikoresheje nk'igice cy'ibyishimo byamwuzuye kubwo kongera kubona amahoro ahinda hagati y'abano bajama uko ari babiri kubona amahoro yongera guhinda hagati yanyu nk'umuryango rero ni ibintu byahatari kubona mwakongera mukiyunga ubundi anaboneraho yifuriza gukomeza kugira umunsi mwiza w'amavuko ati nkwifurije gukomeza kugira umunsi mwiza w'amavuko my big brother Harmonize kandi I love you man byarankumye cyane kubona mwembi mwongeye mukiyunga ni ibintu by'agaciro cyane papa wanje ayenga ni amagambo ya Rayvanna ese Rayvanna we yavuye muri Wasafi bigenze gute ese kuko yavuyemo neza nkuko yagendaga bitangaza cyangwa hari icyatumye ava muri Wasafi ese we byagenze gute reka ibi nabyo twite tubigarukaho mu minota mikeya so reka twivugiye tuti rero Rayvanna rero wujujwe ibyishimo no kwiyunga kwa Diamond na Harmonize bahoranye muri Wasafi ese we yayivuyemo gute nukuvuga ngo nyuma y'imyaka 2 nyuma y'imyaka 2 ubwo Rayvanna yagendaga hakana ko nta kibazo afite muri Wasafi Rayvanna yaje gufata umwanzuro asezera muri Wasafi nawe ahita ayiva mu Wasafi ya Diamond hari ku munsi wa kabiri muri Nyakanga 2022 atangaza yuko urugendo rw'imyaka 6 yamaranye akorana na Wasafi rugeze ku musozo agiye nawe kwita kuri next level music so ni ibintu byaje rero gutangazwa ko uyu mugabo yemerewe kuba yava muri Wasafi adasoje amasezerano amaze kwishyura miliyari y'amashiringi y'amanyatanzania ubwo ayo mafaranga miliyari y'amashiringi y'amanyatanzania nituyashyira mu mafaranga nituyashyira mu mafaranga y'amanyarwanda turasanga ari amafaranga miliyoni ibihumbi
500 y'amanyarwanda ni miliyari y'amashiringi yo muri Tanzania. Twebwe mu Rwanda ni amafaranga 500,000. So rero bikaba byarashingiye, ibingi bikaba byarashingiraga ahanini ku kuba Rayvanna yaragize ibiki, yarasigaje imyaka 4 kugira ngo amasezerano yaba yaragiranye na Wasafi, irari inzu y'imyaka 10 yarashyizeho umukono y'imikoranire yiwe hagati ya Wasafi guhera mu mwaka wa 2016. Ayo masezerano abashe kuba yatezwa amafaranga ibyo 500,000 y'amafaranga y'amanyarwanda. Ntabwo nabura kuvuga yuko ari amafaranga ajya mu kiguzi cy'imyaka 4 yarasigajemo. So igenda rya Rayvanna rero kimwe n'abandi, Diamond Platnumz yagiye yerekana yuko ritamuteye inkeke kwa kundi nyine ritamukeye inkeke, mu gihe abantu batandukanye bo hakurikijweho nyine ubusanga abantu bagiye batandukana bakurikiza amategeko, ariko we ntabwo byize bimutera inkeke, nika mbivuge gutyo. Amafaranga Rayvanna yishyuye rero akaba yarari ikiguzi kinamuhesha uburenganzira ku bihangano byose yarakoreye muri Wasafi. Rayvanna akaba yarinjijwe na Diamond Platnumz muri Wasafi mu mwaka wa 2014 nyuma y'umwaka itangijwe, kongo Wasafi yatangijwe 2013. Rayvanna aza kujoininga Wasafi ari Diamond mwinjije haciyeho umwaka umwe ibayeho. So guys, so ukuvuga ngo rero Wasafi abatama amasezerano y'imyaka 10, aho umuhanzi kuri ubu ngubu kimwe ni yinjije amafaranga yabaga yinjije yafataga 40% andi agatwara nyiri inzu ya Wasafi cyase nyiri wa muhanzi umurebera inyungu. Harmonize rero wari umaze imyaka itari mikeya atajya indizi no twakita Diamond Platnumz yongeye guhuzwa na President Samia wa Diamond Platnumz yagiye afasha abahanzi bagiye batandukanye mu muziki wabo, ndetse abifuzaga gutandukana nawe baratandukanaga nyine nabidanje tu sangaga nabi no byatari, ndetse abifuza gutandukana na Wasafi abereye umuyobozi babyemerewe bose bagaca ariko ku giciro bashingiye ku rwego rw'umuntu. Twango urwego rw'umuntu nirwo rutuma uyu